tubahaye ikaze kuri African Deals Domain muri ahantu hatandukanye. Urubuga rwacu twigiramo ubumenyi bufasha urubyiruko n'abarwiyemezamirimo kwiteza imbere. Uyu munsi rero dutangije YouTube series y'amasomo ya ICT ndetse n'ikoranabuhanga, kandi isomo rya mbere ni ICT niki, kuki ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma rero ICT bisobanura Information and Communication Technology muri rw'icyongereza. Mu Kinyarwanda twagenekereza ko ari ikoranabuhanga rikoreshwa mu kwakira, kubika no gusangira amakuru. Iyo ukoresheje rero ikoranabuhanga ukoresha computer, telefone, internet, televiziyo, radio, uba ukoresha ICT. Hanyuma rero ICT mu buzima bwacu bwa buri munsi, reka turebe ingero zoroshye. Iyo uhamagara ukoresheje phone urimo gukoresha ICT. Iyo wohereje WhatsApp chat uba urimo gukoresha ICT. Iyo umwarimu akoresheje computer mu ishuri aba ari gukoresha ICT. Y'ubucuruzi aba ari inyungu kuri phone aba arimo gukoresha ICT. No kuvuga ko ICT iri hose mu buzima bwacu bwa buri munsi, nubwo bamwe batabizi. Kuki ICT ari ingenzi ku rubyiruko? Hanyuma muri rusange urubyiruko rukenera cyane gukoresha ICT, rufite ubumenyi kuri ICT bitewe ko iki gihe ari ikoranabuhanga, rubona amahirwe y'akazi iyo urubyiruko rukoresha ikoranabuhanga kandi bikorera imirimo yarwo bakahinduka ba rwiyemezamirimo. Kandi nanone urubyiruko rukoresha internet ruba rufite intego rugamije kandi rwitegura ejo hazaza kandi rukahategura neza. Hanyuma rero uyu munsi kutamenya ICT ni nko kutamenya gusoma, kuko muri iki gihe ibintu byarakaze. Birumvikana iki gihe rero ni ikoranabuhanga, kandi muri rusange yaba isi ndetse n'abayituye bose barimo barakoresha ICT. Byumvikana ko umuntu utazi gukoresha ICT ni nko kutamenya gusoma ku bantu babayeho mu minsi yashize. Ese kubera iki ICT iyoboye isi muri rusange? Kubera iki ariyo iyoboye ubuzima bw'ubucuruzi ku isi? Kubera iki amakuru ariyo y'ingenzi ku bintu byose bya buri munsi? Rero ahangaha twamaze gutangiza icyiciro kizakibigisha ICT ndetse n'ikoranabuhanga. Niba ushaka kwiga ICT aho uherereye hose ku isi, kanda subscribe, kanda like, wandike muri comment ese ukoresha ICT mu kihe gikorwa cyawe cya buri munsi. Tuzahurire mu isomo rikurikira aho tuzaba turebera hamwe ibice nyabyo n'akamaro kabyo muri rusange, tugamije kugira ngo dusobanukirwe neza computer icyari cyo, kugira ngo ibintu bibe bigenda neza. Hanyuma rero turabashimiye, twongere dusubire mu bindi mu yandi masomo turimo kugenda tubategurira, ariko tunabibutsa ko kuri WhatsApp group, WhatsApp channel yacu haba hanyuraho amasomo afite ibibazo n'ibisubizo guhera muri primary ndetse na secondaire ndetse na kaminuza, ku buryo nawe wakitoza kugenda usubiza ibyo bibazo. Ariko nanone kubashaka kwamamaza, aha wageze ni ku muyoboro mwiza wa African Deals Domain, aho wakamamaza ibikorwa byawe ndetse na serivisi utanga. Buri muntu wese akakugana yihuta cyane, kuko dukurikirwa n'abantu benshi cyane kuri iyi si ya rurema. Ni African Deals Domain. Twongere duhure mu yandi masomo turimo kubategurira. Mukomeze kugira ibihe byiza.